Leta y'u Rwanda ivuga ko amashuri agiye gufungura guhera muri uku kwezi kwa 10. Ejo mu kiganiro n'abanyamakuru i Kigali, Minisiteri y'Uburezi yatangaje ko kaminuza n'amashuri makuru yujuje ibisabwa ariyo agiye guhita atangira vuba, ariko nabwo akubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Eric Bagira ubusa araduye inkuru irambuye. Hari kaminuza ya Global Health Equity y'Ibutaro, hari African Leadership University. Madame Valentine Uwamariya, Minisitiri w'Uburezi mu Rwanda, ararondora urutonde rwa za kaminuza n'amashuri makuru zizafungura imiryango ku ikubitiro. Ni muri gahunda yo gufungura amashuri yari yarafunzwe kubera icyorezo COVID-19. Amashuri makuru na za kaminuza zatangajwe ko zizafungura ni 17, ariko nta tariki ntarengwa Minisiteri y'Uburezi yatangaje gutangiriraho. Ni nyuma y'ubugenzuzi inama nkuru y'igihugu y'amashuri makuru na za kaminuza yakoze, igasanga arizo zujuje ibyangombwa kugira ngo zifungurirwe muri ibi bihe bya COVID-19. Minisitiri w'Uburezi Madame Uwamariya yabwiye abanyamakuru ko muri rusange nubwo amashuri makuru na za kaminuza bigiye gufungura muri uku kwezi kwa 10, abanyeshuri bazajya biga mu byiciro mu mugambi wo kwirinda COVID-19, ariko nanone hashingiwe ku byiciro byihutirwa. Uretse za kaminuza n'amashuri makuru bigiye gutangira mu kwezi kwa 10, hari n'amashuri yisumbuye azatangira muri uku kwezi, ayo nasanzwe agendera ku myigishirize ya gahunda zitari zo mu gihugu imbere. Tugiramo amashuri yigisha porogaramu zitari z'igihugu zo mu bindi bihugu. Izo ngizo zemerewe nazo gutangira zigendeye kuri iyo gahunda, ariko nazo hari ibyo zisabwa kuzuza. Nazo turi gukorana inama zitandukanye kugira ngo turebe mu myitegurire uko bahagaze, cyane cyane ko bo bari basanganywe n'uburyo buhamye bwo kwigisha bakoresheje ikoranabuhanga. Uko Minisiteri y'Uburezi bisobanura, byumvikana ko kugeza amagingo aya uburezi bugiye kongera gufungura, ariko ikibazo cyo kugena ingengabihe cyo kiracyari ingorabahizi. Aha Minisitiri Uwamariya akavuga ko hazashingirwa ku masomo y'ingenzi. Turi kwibanda cyane ku masomo y'ingenzi, icyo twita core subject, akaba arizo tugira umwarimu ku mwarimu. Hanyuma tukongera tukanareba amashuri yarageze mu cyiciro gisoza, kuko tugira ibyiciro birangiza umwaka wa 6 ubanza, umwaka wa 3 wayisumbuye n'umwaka wa 6. Abo ngabo bazahabwa ingengabihe yihariye itandukanye n'iy'abandi kugira ngo bave mu cyiciro kimwe bajye mu kindi, n'abarangiza amashuri yisumbuye bavemo, noneho twinjizemo n'abandi bana bagombaga kwinjira mu mwaka wa mbere. Kugeza ubu inzego z'ubuzima mu Rwanda zikavuga ko imwe mu mpamvu yo gufungura amashuri muri ibi bihe biboneka ko abaturarwanda bagerageza kumvira amabwiriza yo kwirinda COVID-19, nk'uko Dr Daniel Ngamije, Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda, yabitangaje. Ku bantu bageze ku 2,000 twasuzumye, ni abantu 2 gusa twabonye bafite COVID-19. Icyo ni igipimo cyiza cyerekana ko nta bwandu bukwirakwiriye mu baturage, ku buryo uhuye nawe wese waba ufite ibyago byo kuba yaba yaranduye. Kubireba amashuri abanza n'ayisumbuye agendera kuri gahunda y'imyigishirize mu Rwanda, Minisiteri y'Uburezi yavuze ko biteganijwe ko azatangira mu kwezi kwa 11, ariko yaba amashuri makuru na za kaminuza ndetse n'abanza n'ayisumbuye ngo agomba gukomeza kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo COVID-19. Hagomba kuba hari uburyo burambye bwo gukaraba intoki, bakagaragaza uko bazagabanya ubucucike mu ishuri mu rwego rwo kubahiriza intera. Hagomba no kubaho uburyo bwo gupima umuriro kuri aya mashuri, ndetse hagashyirwaho n'ibyumba 2 mu gihe haba hari uketsweho uburwayi. Iyi ni ingingo yashimishije ingeri zitandukanye z'Abanyarwanda, nk'aba babyeyi baganiriye n'Ijwi ry'Amerika. Kuba bafunguye amashuri ni ukuri Imana ishimwe, ni ukuri twabyishimiye. Kwigira mu rugo biragoye, umwana ntagafata, aravuga ati ku ishuri kubera ko mba ntarimo gukora imirimo nigaga neza, ariko nk'ubu ngubu urambwira ati njya gucana oza ibyombo kubura koropa, bigatuma atiga neza. Birashimishije ko twari dufite umuzigo ukomeye, kwirwa uziritse umwana mu rugo. Nawe tekereza kwirwa uziritse umwana mu rugo w'imyaka 10-15, ukirwa umuboheye mu rugo. Ubu ndagiye ku kazi, sindara mu rugo, ungiye gufite akazi ka nijoro. Ubu nukuvuga umugore asigaye ari kugorwa kuko iri uyu mugoroba uyu ureba uyu ni nawe mubi ku bana. Imibare itangwa n'inzego z'ubuzima igaragaza ko kuva mu mezi 6 ashize mu Rwanda abantu basaga 4,800 banduye icyorezo COVID-19, naho abasaga 3,600 baragikira. Ni mu gihe abandi 29 icyorezo cyabahitanye. Amashuri arafunguye, ariko haracyari impungenge ko ashobora kuzahura n'ikibazo cy'ubucucike n'ubusanzwe cyari kitoroheye uburezi bw'u Rwanda, ariko ubutegetsi bukizeza ko kuri
muri gahunda yashyizweho bizagenda bikemuka gahoro gahoro. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali. Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge igaragaza ko mu bibangamiye ubwiyunge muri ibi bihe harimo n'ababyeyi bakigisha abana babo urwango rushingiye ku moko, bakababuza gushakana n'abo bakunda kuko badahuje. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Asumta Kaboyi afite inkuru irambuye. Buri mwaka tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 kugeza kuri 31 z'uko kwezi abanyarwanda bakora ibikorwa binyuranye bishimangira gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge. Mbere y'icyorezo cya virusi ya corona, Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge yamaraga uko kwezi mu bikorwa birimo kwigisha abaturage akamaro ko kubana neza, wemba abantu n'imiryango bagaragaje umwihariko mu bikorwa bikangurira abandi kubana neza. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge Fidel Ndayisaba asobanura ko muri ibi bihe ibikorwa byinshi bihuza abantu byahagaze kubera COVID-19. Uyu muyobozi atangaza ko nubwo intambwe yo kubana neza mu banyarwanda igenda iterwa, hari ingeso ababyeyi bagomba gucikaho mu burere bw'abana babo. Tukaba dushishikariza ababyeyi mbere na mbere kubyirinda kuko ni uguhemukira abana. Icya kabiri, uretse kuba ari no kuba ababyeyi gito bashaka kuraga abana ibyabakomerekeje, ariko kandi ni no gukora ibyaha. Tukaba dushishikariza urubyiruko kubyanga, kutabyihanganira, kandi uwo bigaragaye aho bigaragaye yuko bakomeje kubangamirwa ku burenganzira bwabo bishingiye ku ivangura, bishingiye ku macakubiri, ntibabihishire. Ibibazo urubyiruko rwagiye rugaragariza imiryango imwe n'imwe ruhuriramo, ibyinshi bishingiye ku kubuzwa uburenganzira n'ababyeyi ndetse n'imiryango yo guhitamo uwo bifuza kurushingana ngo nuko badahuje ubwoko. Bwana Jean Paul Ntwari, umuyobozi wungirije w'umuryango Prison Fellowship Rwanda, yasobanuye ibyiciro by'abana babagana. Rero abana bakomoka ku bakoze ibyaha bya jenoside ndetse no ku barokotse jenoside bagiye bagira inzitizi nk'izo ngizo, bakamenyanira ku mashuri, bakamenyanira mu bikorwa bitandukanye, bagira nk'umushinga wo kubana, wo kubaka urugo, ugasanga bagiriye inzitizi. Uruhande rumwe ati ntituzabutaha, ntituzabashyigikira, ariko mu by'ukuri abana mu by'ukuri bararengana. So twagiye rero twegera iyo miryango bitewe n'ibyo twagenaga tugezwaho, tukayigisha, tukabereka mu by'ukuri isano bari abana bafitanye ry'ubunyarwanda. Hari abagiye bafata nk'urubyiruko wenda rugafata umwanzuro rugakora ubukwe, rugashyingiranwa, imiryango yabo atereranye, bakagenda bakibanira, bakavuga ati imiryango ni ibyabo, ntabwo twe twabibayemo, ariko bazatugarukira cyangwa se bazarorere. Kugeza uyu muryango umaze guhuza imiryango igera kuri 70 yari yaranganye bitewe n'uko batifuzaga ko abana babo bashyingiranwa kuko babaga badahuje ubwoko. Ubuhamya ijwi ry'Amerika ryahawe n'urubyiruko rwagiye rubana rudashyigikiwe n'imiryango bugaragaza ko hari bamwe mu babyeyi batarasobanukirwa n'ubumwe n'ubwiyunge. Nakunze umukobwa ukunda ari umunyarwandakazi mu batari babandi twitabashije inyuma n'amateka, hazamo ikintu gikomeye, arambwira ati nubwo nkukunda ababyeyi ntibabyemera, arambwira ati ariko nubwo nkukunda urudashoboka kuko ababyeyi barankunda. Ubwo rero ni ibintu bigaragaza yuko urubyiruko rwacu rufite agahinda, nta bwisanzure bw'imibanire n'abandi mu gushyingiranwa byabaho. Ku bijyanye n'amoko, umuryango w'umukobwa ntabwo bose babyumvagaho. Umukobwa ni umucikacumu, yewe ndi muri bamwe bita ngo ni abahutu. Baramubwiraga ngo ntabwo batemera ko anshaka, ariko umukobwa we ntacyo byari bimutwaye, ntacyo byamuhinduragaho. Yarankundaga pe, yarankundaga nanjye mukunda. Mushiki wanjye tuvukana we ubwo yigeze kumbwira ati iriya miryango uri gushakamo kubona batagushaka, atugarusha n'iki ko kuyabona uzubaka ukaguhira. Byarisinzi. Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge isaba buri munyarwanda kudahishira umuntu uwo ari we wese wagaragaweho n'amacakubiri. Amategeko ateganya yuko gukurura amacakubiri n'ivangura ari ibyaha nk'uko nari nabivuze, kandi ibyaha bikomeye bihabwa ibihano biremereye. Ahangaha tukaba duhamagarira abantu igihe babonye ibikorwa, bumvise imvugo zirimo amacakubiri, zirimo ivangura, kubigeza ku nzego z'ubugenzacyaha zibegereye kugira ngo
bikorerwa iperereza. Itegeko ryo mu mwaka w'ibihumbi 2015 mu ngingo yaryo y'135 rivuga ko umuntu wese ukoze icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside n'ibindi byaha bifitanye isano nayo ahanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 5 kugeza ku myaka 9 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva ku bihumbi 100 kugeza kuri miliyoni 1 mu mafaranga y'u Rwanda. Urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB ruherutse gutangaza ko mu myaka 5 ishize hakozwe amadosiye asaga 2300 y'abakurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'ingengabitekerezo ya jenoside ashyikirizwa ubushinjacyaha. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika.